Yes, good evening everybody. Ndakeka ko aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu muri kugira impera nziza z'umwaka. Ndakeka ko mutari no gusesagura amafaranga yanyu. Ndakeka ko muri kwitwara neza kugira ngo uyu mwaka utaha wa 2025 uzatubera umwaka mwiza na ekonomi yacu ntuzasange twarayangirije kubera ko ngo twishimiraga gusoza umwaka wa 2024. Ya uyu munsi ngiye kuganira n'umu brother, big brother yitwa Ras Bogalech Tafari. Yes, Good evening. Good evening, brother. God bless. God bless. Okay. So, how was your week? How was the week weekend? is doing well. It's the weekend now. We are doing well. We give thanks and praise the Almighty Jah Rastafari. That we are okay. We give thanks. Okay. So, uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro cyangwa se ni nk'isomo twadeka turyite isomo, Yes, right? sir, yes, sir. Reka turyite isomo rizaba ryitwa Rastafari inzira y'ubuzima. So this is episode 1. This is Rastafari inzira y'ubuzima, episode ya mbere, aho bya bibazo mwagiye mwibaza mu kiganiro cy'ubushize nakoranye na Ras Bogalech, mumbaza ati Rastafari ni idini, mumbaza ati Rastafari ifite urusengero mu Rwanda, Rastafari igira nayo abantu bayihagarariye ku isi, mumbaza ati abarasta bemera ibintu bigiye bitandukanye. Ndakeka ko emisiyo tuzanye igiye kuzajya ibafasha kugira ngo musobanukirwe buri kibazo cyose mwibaza kuri Rastafari. So Bogalech, Yes, sir. twatangirira ku nkomoko cyangwa se kuri definition. Kuko inkomoko yo warayigaragaje mu kiganiro twakoze. Twatangira kuri definition. Kuri definitions akurikiza ku inkomoko byose. Yego. Ya, mu gusobanura Rastafari ni iki? Mbere na mbere ni byiza abantu kumenya ko Rastafari ni izina ry'umuntu. Ni izina ry'umwami wa nyuma wa Ethiopia yitwa Haile Selassie the first, Haile Selassie wa mbere. Ya, ni izina rye yavutse yitwa Tafari Makonnen. Tafari Makonnen. Tafari Makonnen. Makonnen izina rya papa we. Yego. Ya, hanyuma igihe yabaye regent wa Ethiopia, gikomangoma, ile prince mu kirimi cha Amharic Ethiopia, prince ni Ras. Umwami mu kirimi cy'Abanyethiopia ni Ras. Umwami king. Igikomangoma. Princess. Prince. Okay. Yeah. Ni Ras. Yeah. None yabaye prince wa Ethiopia ikawa Ras Tafari. Okay. Ikawa Ras Tafari. Na Haile Selassie ni izina pia yahawe igihe avutse, yabatijwe Haile Selassie afite ibyumweru 2 amaze kuvuka. Yabatijwe izina rya Haile Selassie wa mbere. Bivuga Haile Selassie bivuga imbaraga z'ubutatu butagatifu. Yeah. Haile means power, imbaraga. Selassie ni Trinity. None ubutatu butagatifu. Yes. Amaze kuvuka ibyumweru 2 akaba hilo zina rikabikwa, akaza kurihabwa umunsi yabaye umwami wa Ethiopia. Yari tariki 2 ukwezi kwa 11 umwaka wa 1930. Niyo umunsi yimitswe umwami wa Ethiopia, umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda. Zo title yahawe na n'izindi title like elect of God, light of this world. Wow. Yeah. Very good nickname. Elect of God, how can we say in Kinyarwanda? Ni nurumuri rw'isi. Elect. Wahiswe munima. And then the light of the world, of course, urumuri rw'isi. Ni titles yahawe ku munsi yimitswe umwami. Hanyuma umunsi niyo izina rye rigahindurwa kuva kuri Rastafari kuwa Haile Selassie wa mbere. Aho ni ngombwa cyane abantu kumenya uko Rastafari ivuga iki, Rastafari ni iki. Yes. Nyuma yaho Rastafari yaje kuba inzira y'ubuzima y'abantu bayoboka. Inzira y'ubuzima ku bantu bayoboka, inzira y'ubuzima iharanira ukuri, urukundo n'amahoro kwisi. Rastafari abantu bose biyoboka baharaniye ikintu cy'ukuri, kumenyesha ukuri, bo bonyine kumenya ukuri, bakamenyesha n'abandi ukuri, bakabafasha kubabohora kuko Babylon, Lucifer ashingiye mu kubesha abantu. Yes. Kubesha abantu cyane no kuboshya abafate ashobore kubategeka
kubayobora mu nzira zo we ashaka. Ariko Rastafari ishingiye mu kumenyesha abantu ukuri, kubabohora cyane cyane abirabura, abantu bose ku isi. Ko ni inzira y'ubuzima. Nanone ni movement. Iyo tuvuze ngo movement, uvuga ngo ni ikintu, ni wo muryango w'abantu bayihaye inshingano. Yes. Bihaye inshingano yo guharanira ukuri, urukundo n'amahoro. Niyo iraba movement ifite umugambi wo kugeza ukuri iminsi yose benshi. Yego, iminsi yose mu buzima bwayo ikora ako kazi ko kumenyesha ukuri, guharanira urukundo n'amahoro ku bantu bose, ikaba movement. Ariko nanone ni inzira y'ubuzima ku bantu bayoboka. Aho ngaho dushobora kuvuga twatanze definition ya Rastafari. Hanyuma n'abantu bayifashe iyo movement, iyo nzira y'ubuzima, bakayihereza izina rya Rastafari, ko igomba kwitwa Rastafari. Yes. Kwitirirwa mu izina ry'umuntu, uko twabivuze. Kwitirirwa mu izina rya umwami wa nyuma wa Ethiopia Haile Selassie. Ikitirirwa iyo movement Rastafari, n'abayoboke bayo nabo bakita ko ni Rastafari. Njyewe ndi umurasta, ndi Rastafari. Witirirwa mu izina rya Haile Selassie ifite impamvu. Rastafari dukoresha igitabo cya Bibiliya, aho kuko Rastafari mo imyemerere, harimo imyizerere muri Rastafari, inzira y'ubuzima. Kandi iyo mizerere yacu twivana muri ibyanditse bitagatifu, isezerano rya kera kuva ku isezerano ry'ishya, Bibiliya muri rusange. Yego. Muri Bibiliya ahantu ibyahishuwe, igice cya 2 umurongo wa 17. Ari biravuzwe ngo Yeshua HaMashiach Yesu Kristo azaza ubwa kabiri ku isi mu mwami, kandi azaza azana izina rishya, arizanire abantu be bari kumutegereza, bari kumukurikira uko yatanze ubuhanuzi ni byose uko bizakurikira. Azaza abazanire izina rishya, kandi bazaryakira bitwe mu hiro izina rye. Niyo mpamvu Rastafari yari gukurikirana iyo prophecy muri Bibiliya. Wabonye ko Ethiopia icyo gihugu cyari cyavuzwe ko Yesu Kristo agomba kugarukiramo, agazongera kugarukira muri Israel. Yes. Azagarukira muri Yerusalemu nshya, Sayoni nshya, kandi yavuzwe neza muri Bibiliya ko ni Ethiopia. Mu kiganiro cy'ubushize n'izindi episode, hari episode zawa iteguwe mu gusobanura cyane Ethiopia nk'uko uburyo ariyo Israel nshya, igihugu gishya cy'isezerano cy'Imana. Aho ngaho turabibona neza. Rero mu kuzuza iyo prophecy muri Bible ko wagomba kwitwa mu izina rye, iyo amaze kumuvumbura ko uwo mwami yavuzwe n'uyu nguyu. Twamaze gukora ubushakashatsi bwagije, twabonye ko wa mwami wa nyuma Haile Selassie Rastafari niwe yujuje prophecy yose yo kugaruka kwa Yeshua HaMashiach Yesu Kristo, ni umwami w'abami. Ubwo tugomba kwakira izina rye, kwitirirwa mu izina rye, na movement yacu ikitirirwa izina rye. Niyo mpamvu iyi movement yitwa mu izina rya Rastafari, izina rya Haile Selassie. Niyo mpamvu nawe mu izina ryawe harimo Ras, Bogalech, Tafari. Ukuyemo Bogalech ugafatanya Ras na Tafari, n'ubundi bita biba Rastafari. Of course. Ras, of course, you see. Muri inzira y'ubuzima Rastafari, abayoboke bayo, abarasta, icyambere tukunda kubatizwa mu amazina ya Ethiopia. Amazina ya Ethiopia. Kuko Imana yavuze ko azatuzanira ururimi rushya. Ntabwo tuzakomeza gukoresha ururimi rwa Kiheburayo, ururimi rw'Imana, Hebrew, rw'Kiheburayo. Ariko iyo Imana ihitamo igihugu gisha Ethiopia, izatuhindurira n'izina. Tuzabona ururimi rushya rwo kwitirira izina rye. Iyo turabisoma muri Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 8 umanuka gatoya, iyo kintu kirasobanutse neza. None abarasta tukaba tubatizwa mu mazina ya Ethiopia.
na ras iba iri muri title za buri murasta wari wese. Buri murasta. Yeah. Bisobanuye prince. Prince. Kumugabo akoresha title ya ras. Ras Bogarej Tafari ni nka data wacu, papa wacu, mwami wacu. Kuko niwe Tafari Makone. Yes, Tafari Makone. So, Bogarej ni njewe urumuri. Inyuma Tafari ni izina rya data wacu. So this Bogarej ni ikirimi cy'abanye Ethiopia. Cha Ethiopia Amharic. Okay. Bogarej Tafari vuga urumuri rw'Imana. Umucyo w'Imana. Umucyo ya. Urumuri rw'Imana. Bogarej bisobanuye urumuri rw'Imana ariko. Tafari niyo Imana. Tafari niyo Imana. Nkuko twavuga God, tukavuga Allah, tukavuga ile kama God, Allah, Imana ile katika ulimi wa Ethiopia ni Exhabeher. Niyo God, niyo Imana, niyo kama Islam, Arabic Allah, Aliko muri Amharic ni Exhabeher. Sasa izina nyawe ya ulia Exhabeher niyo Tafari. Okay. Haile Selassie. Kuko niyo zina ry'umwami Haile Selassie. Okay. So wenda nanjye nshobora guhita mvuga ngo wenda nanjye nk'umuntu bawumva nyine inkunza barasta nshobora guhita mvuga ati nanjye ngiye wenda kuri zina rya Jarod nshobora wango ni Ras Jarod Tafari. Tafari, of course. Bibaho cyane. Okay. Ndakeka n'abantu bari kugenda babyumva. Ndasobanukirwa. Okay, so tuviye muri definition. Twinjira ku nkomoko cyangwa tujye ku mahame? Inkomoko. Tujye ku nkomoko. Ku inkomoko ya Rastafari. Rastafari movement inzira y'ubuzima ifite inkomoko ebyiri. Ari yambere ni yakabiri. Okay. Yambere twavuga ngo ni hariya umwami yaturutse, ni hariya izina ryaturutse. Urabona ngo ni movement ariko ifite izina rya Rastafari. Izina rya Rastafari yaturutse muri Ethiopia. Niko umwami yaturutse, niko izina ryaturutse. Ubwo ni izina ry'uriya mwami. Yatangajwe nk'umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda, muri Ethiopia, Addis Ababa, tariki 2 ukwezi kwa 11 umwaka w'1930. Niko yatangajwe isi yose. Twarabibonye ko umuhango inauguration ye umuhango wo kumwimika hajemo abapresident n'abami bo mu bindi bihugu bagera kuri 72. Sorry. Bari batumiwe kuza muri Ethiopia kuza kwirebera coronation ya Haile Selassie. Aho ngaho niyo izina ryabonetse rwa mbere Rastafari. Hanyuma kubera abirabura bo muri Jamaica bari bategereje cyane icyo kintu ko kizaba muri Ethiopia, kuko bari bamaze gusoma cyane muri Biblia, babonye ko Ethiopia icyo gihugu gishya cy'isezerano cy'Imana. Nyuma ya Salomo na Queen of Sheba kubyara Meneriki. Meneriki akahabwa igisanduku cy'isezerano cy'Imana, na abandi bantu baturuka mu moko 12 y'Abayisraeli bakimukira muri Ethiopia, igahinduka igihugu gishya cy'isezerano cy'Imana. Mu iyo nzira igisekuru cya Daudi ikaba kiri muri Ethiopia. Yani muri icyo gisekuru niko akavuka Haile Selassie. Haile Selassie icara mu ntebe y'ubwami ya Daudi, iturutse muri Israeli kugera muri Ethiopia. Ubwo inkomoko y'izina ituruka muri Ethiopia. Ariko bari wa Jamaica, kubera ko Marcus Garvey yari yatanze umuhanuzi imyaka 3 mbere y'umwami kwimikwa, umwaka w'1927. Donc yabihanuye imyaka 3 mbere y'umwami kwimikwa muri Ethiopia. Avuga ko hari umwami uzimikwa muri Ethiopia, uzimisi uzaba ari umwami ukomeye. Okay. Akavuga ngo turebe abirabura bose ku isi, turebe muri Afrika y'Iburasirazuba, hari umwami azimikwa, nawe azaba umucunguzi wacu, umucunguzi w'isi, kandi azatubohora muri byinshi. Na niko umwami kuza kwimikwa. Aba Jamaica bakaba bamaze kubona prophecy yose yuzuye, Biblia yose yuzuye, prophecy ya Biblia yo kuza ku mwami yuzuye. Ubwo tugomba kwakira izina, bagatangiza movement mu izina rya Rastafari.
na ni movement ishingiye ku mizerere ya muri Bibiliya. Bagomba kwakira ari izina nk'izina rishya rya Yesu Kristo, izina rishya ry'umwami, bagomba kwitirwa muri iyo zina. Niko movement ikaba yatangiriye, ifite inkomoko muri Jamaica movement, ariko izina rya movement rifite inkomoko muri Ethiopia. Yo ni inkomoko ya movement Rastafari. Hanyuma mu inkomoko ni ikintu cya ngombwa cyane kuvuga ku byerekeye umuntu witwa Leonard Percival Howell. Leonard Howell ni umwirabura, yavukiye muri Jamaica. Yavukiye muri Jamaica of course muri Jamaica. Leonard Howell niwe umujamaica wenyine yari muri Ethiopia umunsi Haile Selassie imitswe umwami w'abami. Kwiriya tariki 2 ukwezi kwa 11 1930. Niyo Rastafari movement yatangiye, niyo date yo gutangira kwa movement Rastafari kwisi, kuko ari nabwo ya prophecy yari yuzuye. Of course, yes. Hanyuma Leonard Howell niwe umuntu yagiye muri Ethiopia kwirebera coronation ya Haile Selassie. Nkuko ibihugu byinshi byatumiwe, we ni nka tuvuye ngo umuntu yari representing Jamaica muri Ethiopia, ariko atari nk'umuntu ya representing ya heredwe na government ya Jamaica pana, umuntu yagiye personal ku giti cye, kuko yari umuntu yari murasta, yari murasta muri we. Hanyuma nyuma ya coronation we yazanye amakuru ya coronation uko yari imeze. Niyo yazanye foto ya mbere muri Jamaica ya coronation ya Haile Selassie. Na niwe umuntu yitanze cyane gutangiza movement Rastafari, niwe yitwa First Rasta. So the first Rasta, Leonard Percival Howell. Yes. Leonard Howell yitanze cyane kubwiriza iyo imyemerere ya Rastafari, kubwiriza verses zitandukanye zo muri Bibles provinga Rastafari movement inzira y'ubuzima, no kuyitangiza gushira amahame runaka, nuko abarasta bagomba kwiyobora no kwigenga muri byose, bagatangira gukora imirimo itandukanye yo kwigenga, guhinga ama business atandukanye batangije muri Jamaica, no kwigenga aho batuye. Leonard Howell bakagira nyine uburenganzira kwigenga no kugira uburenganzira mu myemerere yabo. Of course, Leonard Howell yatangize ikintu kitwa Penico. Penico na ahantu we yari yaguze ya village, igiturage, agura ubutaka ahantu mu giturage, ubutaka ahantu, akavuga ngo abarasta ubuzima bwacu buzaba hano, tuzigenga hano, tukore ibyacu n'amategeko tutabangamiwe cyane. Donc nkuko abashyira mu bihugu byo bagira amategeko bayobora ya Sharia, n'abanyarwanda tukagira amategeko atuyobora ashingiye ku tegeko nshinga. Nayo yaravuze ati reka ngura ahantu ubutaka bunini, hanyuma abarasta baze bahature, ariko abantu bazatura muri ubwo butaka bizaba bimeze nk'igihugu wenda kigenga, kuko bazaba bafite uburenganzira bwabo bubahiriza amategeko yabo bagenderaho. Of course, niko byari bimeze. None Leonard Howell yakoze ako kazi, niwe yashinze Rastafari, imyizerere yayirwanye cyane, kandi yahuye n'ibibazo bitandukanye mu performing Rastafari. Yafunzwe Leonard Howell, yakoreye ibintu byinshi bitandukanye bibi, ariko kubera ni inzira y'ubuzima yahiswemo n'Imana, ni ikintu Imana yashatse ko kiba, niyo mpamvu Rastafari yakomeje kwaguka kugeza ubu. No one could stop it. No one can stop Rastafari. So tubonye definition, tubonye inkomoko, reka noneho tujye no ku mahame agenga abarasta. Nkeka ko ari nabyo bintu abantu mwe mumva bavuga ngo muri aba vegetarian ni murya inyama, bandi bakavuga ngo biba bizira ko gusha umusatsi, ugomba gutereka umusatsi wawe. Nyine abantu sasa amahame, nkeka ko ari akana abantu bari buze kwenjoyinga cyane muri bibi. Of course, amahame ya Rastafari ni ikintu cyangombwa cyane abantu kuyamenya, kuko niyo ukurikije, niyo uba mu Rasta, usa n'abantu n'abarasta bose kwisi musa mungana. Hatari bya bintu usanga hano hari umurasta, ariko ibintu bafite ibintu yizera uko aratandukanye n'undi. Asa undi murasta ava andi ahantu kure,
ukabona ko ayo banyuranye ariko kuriya kutamenya amahame kuyakurikira. Yes, last bogalet wenda nkubajije usanga hari nk'abantu nko muri Islam dufite abarasta dusengana nabo tukaba tuzingurana umurasta tukaba tubizi nyine twese, hanyuma ugasanga wenda no mu bantu wenda baba diverse ariko no birashoboka ko babamo, cyangwa ukabona n'umuntu mu buzima busanzwe akubwira ko ari umurasta akunda no kwitwara nk'abarasta ariko wamugana ugasanga wenda ukabona ntabwo nyine wa mugani ari mu murongo wuzuye nk'uko wenda tubyumva ku madokumentari agiye atandukanye cyangwa mu biganiro nk'ibi ngibi. Ndagira ngo udusobanure kwanza amahame kugira ngo ubutazongera kujya tuvuga ngo uriya muntu ni umurasta kandi wenda atari umurasta, wenda kubera ko akunda dreadlocks akazishyiraho ariko cyangwa akunda uburasta ariko ntabwo yashoboye kuwinjiramo. Bibaho yes abantu babakunda like that. Yeah, so ku mahame ni ikintu kizarangiza ibintu byose. Amahame ya Rastafari na amahame arindwi. Ihame rya mbere impamvu yaberambere ni rikuru, ni ihame rikuru rivuga ngo ni kwemera divinity ya Haile Selassie, kwemera ubutagatifu bwa Haile Selassie ko niwe umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda, niwe Yesu Kristo uvuga muri Bibiliya, niwe umuntu yahiswe mu n'Imana kugaragaza Imana mu ishusho y'umuntu. Yeah, Imana yavuze ngo iwe ni roho ni ijambo icashobora kugaragara, ariko azahitamo umuntu umwami yahisemo ashira umwuka wayo muri we, hanyuma uwe yitwe Imana igaragaza Imana mu mubiri. Ibyo byose byahuriye muri Yesu Kristo, agarutse bwa kabiri muri Haile Selassie, byahuriye muri Haile Selassie kuko uwe niwe imbaraga z'ubutatu butagatifu. Niwe afite izina rya Haile Selassie, imbaraga z'ubutatu butagatifu. Ko byahuriye muri umwami wa nyuma wa Ethiopia Haile Selassie, ariwe kugaruka kwa Yesu Kristo mu nshuro ya kabiri. Ilo niyo ihame rya mbere, ugomba kwemera icyo kintu ukakivuga. Niyo ikuranga ko uri mu rasta kuko witwa mu izina rye Rastafari. Niwe Imana ya muri Bibiliya. Imana mu mubiri. So iryo ni ihame rya mbere, kwemera divinity ya Haile Selassie, utagatifu bwa Haile Selassie, kwemera utagatifu bwa Haile Selassie uvugwa muri Bibiliya. Yes, ihame rya kabiri ni kwemera ko Marcus Garvey, Marcus Mosiah Garvey ni profeti w'ukuri w'Imana w'ikinyejana cya 20. Ni profeti w'ukuri kuko Marcus Garvey ni umwirabura yavukiye muri Jamaica, ariko ni umuntu waharaniye cyane ubwigenge bwa birabura, freedom ya birabura, kandi yarahanirina abirabura kugaruka iwabo mu rugo muri Afrika kuko bari baratwawe bunyago. We yashatse cyane kuwagarura, yatangije movement yitwa Universal Negro Improvement Association, UNIA, yo kugarura abirabura back to Africa movement. Akakora n'ubwato bukomeye ashaka kugarura abirabura mu nzira y'ubwato kubagarura muri Afrika. So kubera yatanze ubuhanuzi ko turebe muri Afrika y'Iburasirazuba umwami azatangazwa muri Ethiopia, nawe azaba umucunguzi wa birabura. Azaba umucunguzi wa birabura, kandi azabafasha cyane mu kwibohora kubona ubwigenge bwawe buzuye. Niwe Haile Selassie aje gutangazwa umwami wa Ethiopia nyuma y'imyaka 3, akagaragara ko nukuri ari umuhanuzi wa nyawe wa Haile Selassie. Na Marcus Garvey yatanze ubuhanuzi nawe yari yakurikije tu ma prophecies za muri Bibiliya, yari yasomye cyane n'amateka muri Ethiopia, akabona ko icyo kintu kigomba kuzura gutyo akakimenyesha abirabura. So ihame rya kabiri ni kwemera Marcus Garvey na prophet wa Rastafari movement, prophet w'ukuri w'ikinyejana cya 20. Yes. Ihame rya gatatu ni fight down oppression.
to fight down oppression, kurwanya ikandamiza. Kurwanya ikandamiza. Umurasta nyawe ni umuntu urwanya ikintu kitwa ikandamiza mu nzira yayo yose. Kurwanya akarengane. Oppression. Urabona ko Babylon, Lucifer ashaka gukandamiza abantu mu nzira zitandukanye, kubakandamiza mu bitekerezo, mu myizerere, mu kumenya ukuri, kubabesha, abantu bakizera bitari byo, ibinyoma, abantu bakakorera uwo watakwiye gukorera, abantu bagomba gukorera Imana niyo yabaremye, umuremyi, ariko ikababesha, bagakorera ikindi kintu, bakitwara nabi, bakarakaza Imana. Ubwo Rastafari ni kurwanya inzira zose karenganye, kurwanya ikandamiza, kandi turarirwanya mu nzira ya education, mu nzira yo kwigisha abantu bakamenya ukuri, n'izindi nzira tugakoresha n'inzira zo gukora ibikorwa, bikorwa ibyo bikenewe gukorwa kugira ngo bifashe abantu bashobore kwibohora, nabyo turabikora. Wenda gutangiza akazi, tugafasha abantu, umuntu akava ahantu akibohora ubukene, akora ariko ntago abona ubwigenge bwe bwose mu buzima kubera akazi. Rastafari kashobora no kumufasha akabona akazi, ariko akabona n'ubwigenge. Bakubwira ngo tuguhaye akazi ariko nagomere kujya gusenga, ibintu nk'ibyo, cyangwa se n'abafite dread bakamubwira ati ntabwo wakora muri restaurant wasavinga ufite dread, ufite ubwanwa, ntabwo ushobora. Zira zose ni inzira karengane, Rastafari irazizwanya, kandi mu nzira zo kwigisha n'inzira z'ibikorwa. Kuko na Haile Selassie yabaye umwami wa Ethiopia, ariko nanone yabaye minister wa education for 20 years. Umwami wa Ethiopia kuva munsi y'imitwe umwami, ariko ni wewe wenyine tena yahodinze ministeri y'uburezi kw'imyaka 20. Myaka myinshi. Kumwigiye cye yategetse imyaka 44 yategetse. Imyaka 20 yari both Emperor of Ethiopia as well as Minister of Education. Umwami wa Ethiopia kandi Minister w'uburezi. Kubera yari ko education niyo pillar, inkingi kome y'ubwigenge ku muntu, niyo inkingi yo kubohora umuntu. So na Rastafari nicyo kintu dukora. Iro ni ihame rya gatatu. Ihame rya kane ni kwemera ubutagatifu bwa Ethiopia, kwemera divinity Ethiopia, niyo gihugu gisha cy'isezerano cy'Imana, nicyo igihugu Imana yahisemo kubamo nyuma ya Israel. Imana yimukiye Ethiopia. Ubwo abantu bose niba bakurikiza ukuri, basoma amateka, bakurikiza ukuri, igihugu abantu bagomba kureberaho ni igihugu cya Ethiopia, nicyo gihugu Imana yahisemo kubamo. Yo story tuzashaka umwanya mu yindi episode yo kwinjira deep cyane, ariko Ethiopia yabaye igihugu gisha cy'isezerano cy'Imana, Yerusalemu nsha, igihe Imana imaze kubona ko Israeli n'ahantu abazungu barimo gutera kuza, kandi b'Abayahudi ba Israeli Imana yabahisemo, yabahaye amategeko, yabahaye ibintu byinshi, abami, ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bayikorere, ariko yabonye Abayisraeli barimo kurakaza Imana, kureka amategeko y'Imana, gufatanya na b'abanyamahanga. Abanyamahanga barimo kuza, Abagiriki n'Abaromani barimo kuza, barimo gufatanya nao, bakica intumwa z'Imana, bakica abahanuzi b'Imana, kandi Imana yabonye ko bazica n'umwana wayo yabahereje kugira ngo abaye ubucunguzi, Yesu Kristo, Yeshua HaMashiach. Imana yari yabibonye, niyo mpamvu Imana yafashe umwanzuro wo guhuza umwamikazi Sheba wa Ethiopia na King umwami wa Jerusalem wa Israeli Salomo, bakabyara umwana yitwa Meneliki wa mbere, umwaka w'igihumbi na 12 mbere ya Yesu Kristo kuvuka. Igihumbi na 12 BC mbere ya Yesu Kristo kuvuka. Niwe Imana yahereje uyo Meneliki wa mbere
igisanduku cy'isezerano igisanduku cy'isezerano cy'Imana gifite amategeko yari 10 akimurire muri Ethiopia kukivana muri Israel, na abandi bantu baturuka mu amoko 12 y'Abayisraeli bimukiye muri Ethiopia batangize abayahudi bo muri Ethiopia wakomeze niya inzira y'Imana yari yayitangije muri Israeli ikomereze muri Ethiopia. Yani ko Ethiopia yabaye igihugu gisha cy'isezerano cy'Imana, na Yesu Kristo ibintu yaje kubyemera nyuma yaravuzwe mu zindi episode tuzinjira deep. Yes. Nitujya kuri Ethiopia by'umwihariko. Iro ni ihame rya kane. Ihame rya gatano litwa repatriation. Repatriation ni kugaruka iwacu muri Afrika. Ba abirabura bisanze bavukiye ifite story ndende. Ba abirabura African diasporas bisanze bavukiye hanze y'umugabane wa Afrika. Bajyanye mu bucakara mu bunyago bagomba kugaruka kuko muri Afrika niko babona agaciro kawo, icyubahiro cyawo, uburenganzira niyo mu rugo, kuko hanze ya Afrika ntago babaho neza. Tuzi event nyinshi zitandukanye, ari event imwe ntago njya nibagirwa yabaye itari iminsi myinshi muri Amerika ya George Floyd. Ukuntu wa mwirabura was a black American yishwe umupolisi ku muhanda mukandagiye kwivi mugasuzura mukandagije ivi mu josi. Of course, kugira ngo I can't breathe ariko ntabyumve kugeza aheze umwuka. Of course, urabona ko cyane ikintu kimwe twabonye. Reba ukuntu umupolisi yifashe yashize amaboko mu mufuka amukandamije na mavi. Umuntu ari kurira hasi, I can't breathe. Umugabo ari kurira mama ariko 9 minutes 52 seconds, iminota 9 n'amasegonde 52 umuntu ari gutaka hasi, umuntu ari kumumva, nabandi ba police ari kumumva wafashe defense yariya. Urabona ko ni ikintu cyari cyateguwe gikorwe. So ari byinshi ibintu bibi abirabura bakorerwa hanze y'umugabane wa Afrika bibatesha agaciro. Niyo mpamvu tuvuga ngo repatriation, kandi Rastafari movement irakora cyane gushishikariza abirabura kwinjirwa mu iyo feelings, ideology ya kugaruka mu rugo muri Afrika. Repatriation kandi repatriation turabwiriza na abirabura bari ndani ya Afrika, kuko dufite benshi muri Afrika ariko bari kurota guhunga Afrika, kujya hanze kubera ngo ubuzima hanze ni heza, n'umuntu ufite akazi akagasiga, abantu bafite n'umuryango akawusiga, ibintu nk'ibyo. So umuntu agomba kwigenga, umuntu agomba kwiyesha ishema, kandi home sweet home. There's nowhere like home. Na hantu asa no mu rugo niyo wisanzuye. So repatriation ni ihame rya gatano rya movement Rastafari. Hanyuma ihame rya gatandatu ni italivity. Italivity ni imitwarire yacu muri rusange, uko twitwara mu kurya, mu imiti yacu, mu umuco, generally imico tubamo. Turi mu imico yacu yo mu rugo, yo muri Afrika, y'ibihugu byacu, uko twambara, uko twitwara. That is italivity principle number 6, which is very strong, very important. Numva ko tuzana developa nayo. Yes, of course. Bivuga ngo kwikunda, kunda uko umeze, kunda uko waremwe n'Imana kuva hejuru kugeza hasi, uko Imana yakuremye. Byose bifite akamaro, byose bifite igisobanuro, atari kwihindura. Umuntu akaza kwihindura, ashaka asena kanaka, kwibagisha ibi byaje by'amasajari, ibintu bibi byose. Hanyuma ibintu by'ibiryo, twebwe Rastafari turavuga ngo twebwe barasta ibiryo byacu biratandukanye n'ibiryo by'amaraso,
byo kubaga by'amaraso, ntabwo turya inyama, mu binyobwa dukoresha ibinyobwa bitari bya strong drink, inzoga, soft drink, mbese nizo mwe mufata. Inzoga muri Rastafari, murasta nyawe, umunazi w'Imana, kuko imisatsi yacu isobanura umunazi w'Imana. Yego, imisatsi y'abanaziri ni itegeko ry'Imana. Warari tugiye muri last interview twagize. Ubwo umunazi w'Imana ubisomye hariya kuri Kubara igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 5, ntabwo yemererwe kunywa strong drink, inzoga na ibintu by'inyama. Abarasta ubo ibiryo byacu ni ibimera, cyane cyane ibimera, ibintu abantu bahinga byera mu butaka, guhinga, of course, niyo principle ya 6. Tuzajya kuyidevelopa cyane mu zindi. And then ihame rya 7, the 7th principle is called the reasoning. Gutekereza neza mbere yo gufata umwanzuro wo gukora ikintu. Reasoning, tekereza. Umurasta n'umuntu atekereza. Ari ibintu byinshi biza ku isi, abantu babicreatinga aho ari, bakabizana ku isi, kandi abantu bakabyakira vuba vuba. Style, fashion, mu bintu bitandukanye, abantu bakabyakira, ibintu byo gukoresha bitandukanye. Ubwo Rastafari rakubwira ko abantu bakreatinga ibintu bitandukanye bakabizana ku isi, abantu bakoreshe, baba bifite wabikoze imigambi yayo, wazi impamvu babikoze. Ubwo ugomba kwitekereza neza, ugafata ikintu nyuma yo kuba umaze gukora ubushakashatsi, byaje kuri iyo mpamvu, bifite umumaro, birica iki, kizi iki, ibintu nk'icyo. Kuko Babylon, Lucifer, Shetani nawe aprofitinga ku bantu badatekereza, abazanira ibintu abantu bakabyakira uko bagasanga barimo kuyikorera, barimo, for example, ibintu by'ubutinganyi bikaza, bagatangira kubwira umuntu ngo niko yavutse, ngo niko wavutse, kandi ari umwanzuro we wafashe. Urabona ibintu nk'ibiriya, kandi ari transgender, transgender ari n'ibintu bishira mu buzima bwawe, byambara bishira mu mubiri wawe, bisobanura ibintu nk'ibyo. Kandi umuntu akabikora atazi, ariko kubera ni fashion style, abenshi bari kubikora bigezweho, abantu bakabifata, ukabona ko iyo niyo byatumye abantu binjira mu nzira mbi batabimenye, bakisanga barayobye, batatekereje. So reasoning ni principle ya 7 ya movement Rastafari. Tuvuye ku mahame, ndabona icyo tugomba gukurikizaho ari ihame rya mbere riri muri Bible. Ihame rya mbere nk'uko twabivuze ni kwemera divinity, ubutagatifu bwa Haile Selassie, ko niwe umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda, niwe Yesu Kristo wagarutse ku inshuro ya 2 nk'uko byari byahanuwe, aturuka muri Ethiopia, igihugu kisha cy'isezerano cy'Imana. Iro niyo ihame rya mbere riranga umuntu wari wese wita umurasta, kuko witire mu izina rya Rastafari, umwami Haile Selassie, kwemera divinity. Kuko muri Biblia turabwirwa ko tugomba kushaka Yesu Kristo wagarutse bwa 2, kumushaka uriyo mwami, azatuzanira izina rishya. Iro izina tugomba kurishaka, turimenye, twitirwe muri iro izina. Ariya ndabasomera abantu Zaburi 87, of course, ariko reka nangile kuri Revelation, ibyahishuwe 2:17, ibyahishuwe 2:17, tubone uko twabwiwe kubyerekeye iki kintu navuze. Okay, biravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muwe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya, ritazwi n'umuntu wese keretse
urihabwa. Ko ninde ari kuvuga hano? Ibyahishuwe ni igitabo kirimo guhishura Yesu Kristo ku inshuro ya kabiri. Ibyahishuwe ni igitabo gihishura Yesu Kristo ku inshuro ya kabiri nk'umwami. So aravuga ngo iyo agarutse arazanira izina rishya. Arabazanira abantu bari bamutegereje. Yego. Kandi nta muntu urizi iyo izina, nta n'umwe urizi keretse uriya urihabwa. Kuvuga ngo ntago washaka Rastafari, ntago washaka Haile Selassie muri Bibiliya. Nta muntu urizi, ntago ryavuzwe. Ariko bazarimenya bariya bari baritegereje. Icyavuzwe muri Bibiliya ni umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda. Ibi biravuzwe. Kandi nawe azaza mu izo titles. Umwami w'abami. Koyo umuntu uzatangazwa muri Ethiopia, umwami w'abami, intare y'umuryango wa Yuda. Umukurikirane cyane murebe niba yujuje profesi zose zo kuvuga ngo niwe Imana, niwe umuntu yahiswe mu Imana, yitwe Imana, igaragaza Imana mu mubiri. Ubwo aho ngaho isi yari yahawe assignment, akazi ko gushakisha iro zina rishya. Rastafari niyo twarishatse kwa Haile Selassie umwami wa nyuma wa Ethiopia, tugasanga ko niwe yujuje byose, tukitirwa mu izina rye, twuzuza i profesia ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 17, kandi na igice cya gatatu umurongo wa 12 aliya tena kuri ibyahishuwe nako birakomeza kuvugwa. None kuri Zaburi Zaburi ya 87, sibyo? Zaburi ya 87, Psalm 87. Yeah, before we read, wait small. Yes. Yes. Kuri Zaburi ya 87, Psalm 87. Psalm 87 turasoma ko yego, iyi ndirimbo ni Zaburi ya bene Kora, urufatiro yashizeho ruri ku misozi yera. Urufatiro yashizeho ruri ku imisozi yera. Uwiteka akunda amarembo ya Siyoni, akayarutisha ubuturo bwose bwa Yakobo. Warurembo rw'Imana we, uvugwaho iby'icyubahiro Sira. Nzavuga Rahabu ni Babiloni ko biri mu bamenya. Dore Filistia ni Tiro na Ethiopia, iyo niyo yavukiye. Aho niyo yavukiye. Ni koko bazavuga iby'i Siyoni bati umuntu wese yavukiyeho, kandi isumba byose ubwayo izabakomeza. Uwiteka niyandika amahanga, azabara ati ishyanga naka yavukiyeho. Abaririmbyi n'ababyinyi bazavuga bati amasoko yanjye yose ari muri wowe. Haile Selassie Rastafari. Zaburi ya 87. Yeah. Donc ngo iyi Zaburi ya 87 abantu bayisome bagerageze kuyihuza n'ibyo wagiye uvuga mbere. Yeah, of course. Aho njyewe nzayisubira kuri Psalm 87 y'icyongereza, kuko ni ikinyarwanda yakuye translation mu y'icyongereza, kuko niyo yakozwe ituruka mu ya Kigiriki na Kiheburayo. Icyongereza ya King James. Yes, King James. Ya 1692. Hanyuma zindi zose zaje gufasha translation kuva mu cyongereza. Iyo ngiyo irakubwira ko Psalm or songs of the sons of Korah, his foundation is in the holy mountains. Ngo foundation y'Imana iri mu misozi mitagatifu. Imana yashize Sayuni yayo mu misozi mitagatifu. Yego. The Lord loves the gate of Zion more than all dwelling places of Jacob. Imana yakunze cyane amarembo ya Sayuni
kuruta ahantu hose Jacob aba. Ahantu hose Jacob aba. So se mu gusobanura Jacob abahe. Kwanza icyambere Jacob ni izina rya mbere rya Israel. Jacob ni umwana wa waje guhindurirwa izina nanone nyuma yitwa Israel. Jacob nyuma Imana yaze kuhindura izina rye imwita Israel, ntabwo uzakomeza kwitwa Jacob, zitwa Israel. Ubo Imana yakunze cyane Sayuni isha kuruta amarembo yose ya Yakobo cyangwa se Israel. Kuvuga ngo Imana yakunze andi hantu kuruta Israel. Ikintu twari kubabwira abantu, which is very sensitive, very important. Ethiopia ni igihugu gisha cy'Israel cy'Imana. Imana yakunze cyane kurusha Israel, ahandi hantu kuruta Israel. Okay. The Lord loved the gate of Zion more than all dwelling places of Jacob. Glorious things are spoken of you, O seat of God. Ibintu byiza bitagatifu biravugwa kuri wowe umuji w'Imana. Yego. Uwo muji musha Ethiopia kabisa. Umuji musha uvugwa ibintu byiza by'Imana. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Ndabavuga Rahab. Rahab isobanura Egypt. Yes. And Babylon. Babylon ni ahantu mbere ya byose Babilonia. Babilonia ni agace ko muri Mesopotamia. Mesopotamia ari ahantu yitwa Babilonia mbere kabisa. Ibo bice byose biravugwa kuko ni ibice Abayisiraheli baturaga abarabu mu kindi gice naco baturaga ko abarabu baturuka kuri umwana wa Abrahamu, Ishmaeli, ibintu nk'ibyo sibyo so bose babaga mu byo bice. Ariko Imana ikavuga ngo yakunze andi ahantu kure y'ibyo bice. Uvuga ngo I'll make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistine and Tyre. With Ethiopia, this man was born there. The right translation ya Icyongereza. Murebe Philistia na Tyre. Ethiopia niko uyu muntu yavukiyemo. Yego. Yavukiye muri Ethiopia. Ninde unguri kuvugwa? Uyu nguyu yanditse Zaburi ni Daudi. Daudi yari yatanze ubuhanuzi. Ubuhanuzi yari yatanze. Ko muri Ethiopia niko azavukiye. Kuko ni ibintu byari byavuzwe ko Yerusalemu nshya ni hariya niko Yesu Kristo azaza anyuma mu kugaruka azagarukira muri Ethiopia. With Ethiopia this man was born there. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her. Na muri Sayuni Ethiopia izabiri kuvugwa ko uyu muntu yavukiye hano iwacu. And the highest himself shall establish her. Na Imana yonyine niyo izazamura Ethiopia Zion igihugu gisha cy'isezerano. The Lord shall count when he wrote up the people that this man was born in her. Kandi Imana izibutsa abantu. Izibutsa abantu ko yabandikiye ko uyu muntu yavukiye muri Ethiopia. Imana izabibutsa abantu bose batari kubaha icyo kintu, bari gusuzugura icyo kintu. Imana izabibutsa. As well as the singers as the players on instrument shall be there, all my spring are in you. Na abaririmbyi bose bazaba ari aho ngaho, umunsi azaba yatangajwe yimitswe mu mwami wa Ethiopia kandi yavukiye muri Ethiopia. So Zaburi 87 ni umurongo na ahantu muri Bibiliya usobanura neza cyane ibintu bibiri. Igihugu gisha cy'isezerano cy'Imana Ethiopia iravugwa. Imana yakunze cyane Sayuni kuruta Israeli, kandi uyu muntu yavukiyemo. Icyo uwo murongo muri Bibiliya aho hantu arasobanura cyane ya principle ya mbere ya movement Rastafari, ya mbere kwemera divinity ya Haile Selassie. Ko ni wo mwami wavukiye muri Ethiopia yavuzwe, tugomba kumwemera kwitirwa mu izina ryayo. Yes I. So wenda mu gusoza iyi episode 1 hari utubazo nka dutatu nashakaga kukubaza kugira ngo unsubize bigendanye n'ubumenyi ufite. Urabona Israeli ntabwo yemera uriya Yesu waje bwa mbere. Urabitse ko batamwemera today. Of course. Hanyuma n'abantu bajya gukora tourisme ishingiye kuyoboka Imana barabizi ko ntago bemera uriya Yesu waje mbere. Niyo mpamvu bamwishe. Hanyuma bo bemera ko ngo Yesu bemera ngo nuzaza ngaje ngo kubatwara mu ijuru.
bo niko babyemera. Nuvuga ngo na Haile Selassie ntibamwemera, donc bategereje wa undi mwe muvuga uzagaruka bwa gatatu, mwe watubwiye barasita mwemera ko azaza agahagarara hariya mu kirere akatwara abantu. Kubera iki Israel itemera Yesu uriya Yesu wabanje imbere? Kandi twe n'abasilamu turamwemera, n'abakristo turamwemera, ngo turamwemera mu buryo n'abarasta twese urumva ko turamwemera, ngo atari mu buryo busa 100%, ariko twemera ko hari. Kubera iki Abisirayeli batamwemera, bo bakavuga ko ngo bemera uriya ngo uzaza kubatwara? Abayahudi, Abayisirayeli si bose batamwemera. Yes. Si bose. Ariko araho batamwemera, bakafatana na Bagiriki na Baromani mu kumwica. Ikintu twabonye abayahudi, abandi Abayahudi batamwemera Yesu Kristo, ni kubera yaje nk'umuntu uzanye ibintu bishya. Yazanye ibintu bishya. Kuko bamwangiye ko yaje kubakura kuri gakondo zabo, azanye ibintu bishya. Kuko bo bari bafashe cyane Torah. Torah ya prophet Moses. Yes. Musa. Bari bayifashe cyane amategeko, ari amategeko. Yes. Ariko Imana yari yahisemo kuzana umwana wayo. Yari yahisemo kuzana umuntu urenza abahanuzi, urenze intumwa, umuntu yamwise umwana wanje. Yeshua HaMashiach, Yesu Kristo. Akavuga ngo uyu nguyu namuzanye, mugomba kugira imyizere, kumwizera. Yes. Uwe ntabwo yaje guhindura cyangwa gukuraho Torah amategeko, ariko yaje kuyakomeza. Nkeka ko hari umurongo Jesus abwira abantu, abwira ngo ntabwo naje gukuraho amategeko. Of course. Ahubwo naje kuyakomeza neza. Kuko abantu bagomba kwemera ikintu kimwe. Satani arahari, kandi Satani ahindura ibintu n'imikorere ye kugira ngo ashobore kugera ku mugambi we. Ubwo Imana iramureba Satani ibintu ari gukora. Nayo Imana ikagenda iduha inzira nyinshi, twebwe abantu inzira nyinshi zo kugenda tumutsinda, dushobore kumutsinda Satani, dushobore kugumana n'Imana. Niko Imana yazanye umwana wayo Yesu Kristo. Amuzanye abantu ba Israeli babonye ko ari ibintu bitandukanye n'amategeko ya Torah, amategeko ya Musa. Bakabona ari ibintu bitandukanye. Arigiye kuri Sabato, umunsi wa Sabato. No umunsi abantu bareka ibintu byose nta gukora, nubwo umuntu ababaye afite ikibazo akeneye gufasha, ntabwo afashwa kuri uwo munsi, tumureke apfe. Ntabwo afashwa kuri uwo munsi, umunsi wo kwa gatandatu. Uyu munsi wa karindwi, umunsi wa karindwi. Ariko ni kuwa gatandatu. Twebwe tuziko ni kuwa gatandatu. Nkuko no mu Cyongereza ubundi Sunday ariyo Monday, I think. Sunday ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Umunsi wa nyuma w'icyumweru ni kuwa gatandatu. Yes, but twebwe Abanyarwanda tuziko umunsi wa mbere ari Monday. Ariko of course ni ya system tu y'abazungu, system ya Baromani itegetse igihe kirekire cy'isi. Even like batubwira ko turi muri 2024. Of course, but we believe is 2017. That's from Ethiopia. So ikintu Abayisirayeli banze umwana w'Imana Yesu Kristo, banze kumwemera, ni kuriya kuwa yazanye ibintu bitandukanye bimwe na bimwe, kandi akavuga ngo uwe ni umwami w'Abayisirayeli, umwami w'Abayahudi, the king of Jews. Yes. Ni wo umwami w'Abayahudi. Nawe akavuga ni wewe wivugiye, umaze kwivugira. Kandi yari ahantu ko ni wo umwami w'Abayahudi. None wo wamurebye ko uyu nguyu ni umwami w'Abayahudi, bakanga kwemera kire kintu kuko yaraciye bugufi, yariciye bugufi, n'umuntu usanzwe wo hasi. So uyu nguyu ni umwami. Mu bitekerezo by'abantu byabindi, even nowadays abantu bajudging umuntu bamurebye uko yambaye physically. Wamurebye tu ni umuntu tu usanzwe, bakavuga ngo nagashobora kuba umwami. Ariko ibintu byose byari byanditswe. Yesu Kristo ni umuntu muremure. Yesu Kristo ni umuntu muremure cyane. Abantu bagomba kumureba mu kuza kwe bwa mbere, kuza kwe bwa kabiri. Yari yavuzwe ko niyagaruka niwe yaragaruka nk'umwami, kandi azaturuka mu gishitsi, azaza nk'igishitsi cya Dawudi. Sasa bya bintu byabacyanze abantu kubisobanukirwa, bamenye ko yaje bwa mbere ariko azagaruka
twumvisha ko niyo impamvu abisiraheli bamwe batemera Yesu ari uko wenda kutasobanukirwa kubera ko atari gusobanukirwa n'uburyo mbere impamvu batamwemeye ari uko wenda yaje bakabona ko ashaka gukuraho amategeko cyangwa azana ibintu bishya ariko akabya ati ngira ngo nje gukura amategeko ahubwo nanjye nje kuyakomeza. So hari another last question. Yes, muri Islam twemera ko Yesu yaje, urumva tunemera ko azagaruka. Ariko uburyo Quran bivuga, I'm not good enough on it, but uko Quran ivuga, Yesu tuvuga beba Quran ivuga ko nagaruka azagaruka ku isi hari umuntu bita Masihi Dajjal cyangwa se Dajjal. Masihi Dajjal, Antichrist. Donc muri icyo gihe Antichrist azaba ari umuntu ufite ubushobozi bwo kwica umuntu agahita amuzura ako kanya. Azaba ari umuntu nyine afite imbaraga zikomeye ariko ni twavuga ko ni nka shayitani, ni nka satani. Sibyo? Yesu Kristo rero nagaruka azaza arwanye uwo Antichrist anamwica. Sibyo? Noneho twige muri Islam twemera ko Yesu ubwa mbere atapfuye, tukanemera ko azagaruka, akagaruka hari uriya musigiti wa Al-Aqsa muri Palestine. Tukemera ko nagaruka azaza, Quran iraprecisa ikavuga ko azaza saa 9 agasengera kuri uriya musigiti wa Al-Aqsa, akaba ari nabwo azabona kurwanya uwo abantu benshi bita Antichrist. So byo ubivugaho iki? Okay, ariya ni muri Islam. Nta bumenyi bwinshi cyane nzi muri Islam. Ariko gakeya tu ariya muri connection yo kumenya ibintu bya ariya muri Israel na Palestine, muri cya gice cyose cya Kanani uko amateka yarimo ameze, ariko nagari deep myizerere nta kintu navugaho cyane, ariko jewe ni Rasta. I got it. Niko deep muri Rastafari. Rastafari niko twasobanura. Wenda nanjye nimbona njyangira abashehe nzana hano nabo tukaganira, nzababaza kuri icyo kibazo kijyanye n'uko wowe muri Rastafari mwemera Yesu Kristo. So ikindi another quick question. Rastafari ifite urusengero ku buryo umuntu ashaka kuvuga ngo wenda ngende shaka gukombatinga mva hano narindi nze muri Rastafari kubera ko nabaye convaincre, hari urusengero mu Rwanda mufite ku buryo umuntu ashobora kuba yaza nko kwasengera? Ano mu Rwanda ubu ndabizi neza ko nta rusengero ruhari, ariko urabona njyewe ano mu karere ka Rubavu nari mfite umugambi. Kuko muri Rastafari ni ikintu nitanze gukora byinshi muri Rastafari. Mbere ya covid twari tugeze ahantu, twari tugeze kure, hari ahantu twari tumaze gushaka duhurira buri kuwa gatandatu kuko dusenga umunsi wo kwa Saturday, like today n'uyu munsi twasenze muri Congo aho duhurira. Nari mfite umugambi wo gutangiza, natangije ahantu twatangiye guhurira buri wa gatandatu, program zikomeza. Ndakeka niyo ari ahantu hambere mu Rwanda ngo Rasta bakurikiza program basengera. Yego, ariko nyuma ya covid kuza ibintu byinshi byarapfuye, amahuriro yagafungwa. Hanyuma njyewe nk'umuyobozi wari wahagarariye bya bintu byose nari nasohotse anze mu Rwanda hafi imyaka 2, irenze imyaka 2 gakeya. So urabona ni igihe kirekire garuka ikabona ibintu yo kwipanga tena, gutangira kwipanga. N'umugambi turacyawufite, ariko muri Rastafari turavuga ngo ibyo ngibi ntabwo bituma abantu badasenga, abantu badakurikira Imana, abantu badakora ikintu cyose gikenewe cy'Imana. Kuko uwo munsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi, kuwa gatandatu, umunsi wa karindwi, Abarastafari wese umaze gusobanukirwa ko ni umunsi wo gusenga. Umuntu ashobora kuconcentratinga umunsi akareka ibintu byo gukora, agatuza mu rugo. Bashobora guhura Abarasta 2, 3 wenda bahuriye bakaganira ku byerekeye by'Imana, kuko Imana avuga ngo ababiri tu bahuriye Imana bari hagati, bahuriye njyewe izina ryanjye nanjye ndiye kumwe nawo, ni kimwe na abantu igihumbi bahuriye mu rusengero bakakorera. So abantu bashobora gukora icyo kintu kwa gatandatu bagahura bagafata imirongo ya muri Bibiliya
bagasoma bakakurikira amateka bahanye na ibintu bakiga Rastafari bakiga umunsi bakaba bawutangiye Imana kandi turabizi ko gusenga kwa nyawe umuntu asengera mu bikorwa ibyo ukora buri gihe buri kanya buri segonda kuko gusenga kwa magambo nta kintu bivuze iyo udasenze mu bikorwa. Ibyo byo muri Islam tubyemeranye ijana ku ijana ko baravuga ngo amasengesho atagukura ku bibi ngakujyanye ku byiza nta kimaze. Kandi ngo nushaka kumenya ko amasengesho yawe Imana yakira nuko uzabona ko ugenda uhinduka ujya mu nzira Imana igushakamo. Gusenga kwa nyawe ni kwibuka imfubyi n'abapfakazi n'abantu bose bakeneye ubufasha tukabafasha mu nzira zitandukanye atari n'abantu bakeneye ubufasha bw'amafaranga ari n'ukeneye ubufasha bw'ubumenyi runaka ukamubohora kuva mu kinyoma akamenya yego aho ngaho mu mikorere yacu tugakorera muri uriya rukundo tuvuga Rasta rukundo n'amahoro tukabishyira mu bikorwa buri munota mu buzima bwacu uko nugusenga hanyuma ugafata n'umwanya ugapfukama ugasenga Imana ku magambo aho ni sawa bishobotse ugahura n'abantu 2-3 ugakora ihuriro ku munsi ugasenga aho ngaho cyangwa umuryango papa mama n'abana bagakora icyo kintu wakubaho umunsi kuriya no gusenga ku bintu byo kubatiza Rastafari yego turabatiza amazi yarahari dufite Kivu ariya yego njyewe nitanze njyewe nabatizwe muri iki kiyaga cya Kivu no mu Rasta njyewe nabatije abarasta hafi ya 4 umwana wanje wa mbere njyewe namubatije hano ku Kivu urabona kubatiza ni ikintu cyo kwitanga ni kubatiza ntabwo bivuga ngo izina kubatiza ni kwemera Yes. Imana kwemera izina rishya. Ubundi kubatiza abantu batabizi bivuze no guhinduka no kwemera. No guhinduka kure kumenya ko kuva umunsi kubatiza igisobanuro cyabyo no guhinduka. Of course. Kwemera. Ndareka ibintu bya Satani ni ibintu bye byose ndabyakana ndakurikira inzira y'Imana kandi ndabatizwa mu izina ry'Imana. Twe turabatiza mu izina rya Haile Selassie. Uyu munsi kubera niyo izina rya Yesu Kristo. Christianity irakomeza kubatiza muri izina rya Yesu Kristo. Ariko kurikije ukuri Yesu Kristo amaze kugaruka amaze kugaruka yazane izina rishya iyo twasomye hariya muri ibyahishwe 2:17 niyo tugomba kwemera ku bantu batabizi n'abasilamu turabatiza ariko twebwe ntabwo dukoresha amazi twebwe n'amagambo umuntu avuga ku rurimi rwe nyine kurumva niba ari guhinduka ubivuga ku rurimi ko yemera guhinduka gutyo Imana n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari inkuru muri Bibiliya Philip ari mu rugendo na umuyobozi runaka wo muri Ethiopia bari mu rugendo abantu 2 gusa bari kugenda. Uyu Philip uvugwa muri Bible he went to Ethiopia of course yageze muri Ethiopia na yari kumwe na umuyobozi wo muri Ethiopia barimo kugenda mu nzira bagahura n'amazi menshi hanyuma uriya Towashi wo muri Ethiopia uriya muyobozi wo muri Ethiopia akamubwira Philip nje ndabona amazi menshi hariya kandi njewe nshaka kubatizwa. Philip akamubwira niba ufite imyizere yo kubatizwa nta kibazo urabatizwa. Akamubwira njewe ndi tayari mfite kwizera. Bakamanuka bakaza kulima kwali amazi Philip akamufasha akamubatiza. Kubatizwa ni ikintu cyo gufashwa. Umuntu ari tayari kugufasha aragufasha urabatizwa. Si ngombwa ngo ari umuntu afite ububasha afite biki ugomba kugira kanaka ni wagufashe uko ni kwibesha ubatizwa w'Imana nyawe niko bimeze ariko mu izina rikenewe niyo urangiza ubatizo. Ikintu nashaka kubwira abantu ko kubyerekeye Bibiliya Rastafari ifata imizero yawe muri Bibiliya. Bibiliya ni ikintu kirekire. Bibiliya ifite ibintu bitatu. Ifite ubuhanuzi, amateka n'amategeko. Ni ibintu bitandukanye. Yes. Ubuhanuzi ni ikintu usoma kandi ucunga ko kiba. Yes. Utegereza cyangwa
wiga umenye ko wenda kimaze kuba cyangwa se kuko navutse uyu munsi wenda kimaze kuba mbere yo kuvuga kwanjye cyangwa se kizaba cyangwa kirimo kuba cyangwa kizaba kugira ngo ushobore kuzuza uburiya buhanuzi. Ko abantu iyo basoma Bibiliya bamenye ko barimo gusoma ikintu kitwa ubuhanuzi. Ubu buhanuzi bagomba gukora ubushakashatsi bwawe ni gukora iki? Kuza kureba ku isi ibyo biri kuba, gusoma amateka. Kuko mu mateka ushobora gusanga bya bintu usoma muri prophecy bimaze kuba. Dawudi yabihanuye imyaka ibihumbi n'ibihumbi bitambutse. Sibyo? Uyu munsi wewe wavutse ejo bundi ugomba gusoma amateka umenye ko wenda ari igihe cyashize ibi bintu nasomye yahanuwe bimaze kuba. Naho ngaho tubwira abantu iyo tuvuze ngo Haile Selassie ni Yesu Kristo wagarutse. Aho icyo kintu ugomba gusoma amateka. Ugakoresha amateka ya Ethiopia, amateka ya Haile Selassie. Umenye ko wenda icyo kintu cyabaye. So kuzuza ubuhanuzi ni gusoma amateka. Atari amateka gusa, nibo biri kuba kureba cyane, ibo biri kuba ku isi akakanya, nibo bizaba. Kuzuza amateka. Amateka yo muri igice cya kabiri cyo muri Bibiliya. Amateka nayo ni ngombwa kuyasoma, kumenya ibyo byabaye kugira ngo umenye ibyo byabaye niba ushobora nawe kubishyira mu bikorwa. Ikindi ni amategeko. Amategeko y'Imana ari muri Bibiliya, kuyasoma, kuyakurikiza. So ikintu cy'ingenzi cyane abantu iyo bari gusoma Bibiliya, ikintu kitwa ubuhanuzi bajye bakitondera kuko ubuhanuzi ni ikintu ugomba kucyuzuza wowe. Uracyuzuza gute? Niba bugusohoreyeho urasoma past yawe, urasoma present yawe, kandi urategereza na future yawe, urayireba kugira ngo ushobore kuzuza. Icyo ni ikintu cyangombwa cyane. So ini episode ya mbere, episode nyinshi tuzagenda zigaruka muri aya mahame, tuzagenda tunyuramo byose, tuzagenda tubigaruka tunyuramo muri detail kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, kandi ndakeka bizafasha abantu benshi kuko nanjye uri hano ndi kwiga ibintu byinshi ngenda nungukira kuri Ras Bogalich. So mu gusoza hari akabazo nashaka kubaza kamwe, ni nk'ibihe bitabo bibiri ukunda gusoma bishobora gufasha umuntu mu buzima busanzwe kumenya amateka, nk'ibitabo bibiri washishikariza abantu gusoma niba hari ibyo ujya usoma? Okay. Gerageza gusoma ibitabo byinshi bitandukanye. Icya mbere Bibiliya. Bibiliya muri rusange ni igitabo ngisoma, kandi ni igitabo Haile Selassie yavuze ntago gifite boundaries z'imipaka ngo ni igitabo cya muri Afrika atari cyo Europe wawe hehe oya, kandi ntago gifite conceptions of races. Ntago gifite ngo ni igitabo cy'abirabura atari cy'abazungu atari cy'abarabu atari cy'abashinwa atari ni igitabo cy'abantu bose muri rusange. Bagisome bamenye ukuri. Ikindi ari igitabo kitwa Kebra Nagast, The Glory of the Kings. Kebra Nagast, The Glory of the Kings. Ni igitabo gitanga amateka menshi atari no muri Bibiliya, kandi amateka ya ngombwa cyane kandi atari y'Abakristo gusa. Ndavuga ngo tuvuge ngo The Glory of the Kings, abami b'Imana, abantu bose ku isi bakwiye kugisoma. Abantu benshi baragisoma. Wenda rangiza amakopi yacyo ndashaka kuzamfashe muri internet urakibona. Ndashaka gutangira kujya nsoma n'ubona ikintu gishobora kuba cyanyungura ubumenyi bw'ibyo. So reka dusoze, amasaha yagiye, abantu baze kuryoherwa n'iki kiganiro bacyumva, ariko banagerageza gusoma iyo mirongo ya Bible ugenda utanga, bagerageze kugugoringa. Abantu bafite connection irahindutse, bashakisha ubumenyi kugira ngo dusobanukirwe n'ibyo tudasobanukiwe. So I appreciate mwalimu Mizere Rastafari Elder, Rastafari priest. Yes, we sign out. Thank you.